see for the first time the beautiful panorama of the fabulous city of Hollywood. Mu gihe isi ikomeje gukururwa n'ingaruka z'itangazamakuru n'ikinamico za sinema, hari ibintu byinshi bibera inyuma y'amatara n'ibyapa byamamaza tudakunze kumenya. Hollywood nk'ihuriro ry'ibyamamare by'imyidagaduro ku isi ntikiri gusa atangarira impano n'imishinga y'ubuhanzi, ahubwo hari abayibonamo nk'ishyamba ry'amarenga, ibanga n'imbaraga z'umwijima. Mu myaka myinshi yashize hibasiwe n'impuha, ibisobanuro bishingiye ku mpuzamateka n'inyandiko zivuga ku mashyirahamwe y'ibanga, ubusambanyi bukabije, ihohoterwa ry'abana ndetse n'imyemerere ishingiye ku mbaraga z'umwijima. Bamwe babifata nk'inkuru z'inzaduka cyangwa ibitekerezo by'abakabya, ariko hari n'abandi babifata nk'ukuri kutagomba kwirengagizwa. Mu buhamya butunguranye, Mel Gibson, umukinnyi wa filimi wamenyekanye cyane ku isi ndetse akaba yaranayoboye filimi yakunzwe cyane The Passion of the Christ, yagaragaje ukuri guteye ubwoba yahuye nako muri Hollywood. Avuga ko imbaraga z'umwijima zikoreramo, uruhare rw'abayobozi b'amafilimi n'ubuhamya bwe bwihariye. Avuga ko yigeze guhura na Antikristo ubwe. Ni ubuhamya butuma umuntu yibaza ibibazo bikomeye. Ese koko hari imbaraga z'umwijima zikorera muri Hollywood? Ese abantu bazwi cyane bahindurwa ibikoresho by'isi itagaragara? Ikindi kandi, ese ubuhamya bwa Mel Gibson bufite ishingiro cyangwa ni igikorwa cyo kwigira umwere? Muri iyi nkuru turasesengura ibyo Mel Gibson yavuze, uko ubuzima bwe bwahindutse nyuma yo gutangaza ukuri kwe n'ubutumwa atanga ku bantu bose bahanganye n'ibigeragezo byo muri iyi si. Mu gihe kirekire havugwaga ibijyanye n'impande z'icuraburindi n'ubwoba ziri mu nganda za sinema za Hollywood. Hari ibihuha byagiye bikwirakwira kuri internet bivuga ko ibyamamare nk'aba rwiyemezamirimo, abakinnyi ba filimi, abaririmbyi n'abayobora amafilimi baba bari mu matsinda y'ibanga akora ibikorwa biteye ubwoba mu gushaka ubwamamare, ubutunzi, ububasha ndetse no gushaka gusaza neza ku buryo budasanzwe. Hari ababona ibi nk'amashyengo agamije kwangiza izina ry'ibyamamare, ariko hari n'abandi babyemera nk'ukuri kwambaye ubusa, bavuga ko hari imbaraga z'umwijima cyangwa imyuka mibi iba ihishe inyuma y'ibikorwa by'abo bantu. Ariko se biba bimeze bite iyo ibyo birego biva imbere muri Hollywood ubwayo, aho abantu bayirimo ubwabo batangaza ubuhamya bwabo buteye ubwoba ku byo babonye mu mikoranire n'abo bazwi cyane? Ubwo buhamya bukubiyemo ibintu bikomeye: gucuruza abana, gufatwa ku ngufu, ihohoterwa ryo mu mutwe ndetse n'ubusabane n'amatsinda y'abasenga Satani. Muri iyi video y'uyu munsi ndagusangiza ubuhamya bukomeye cyane bwa Mel Gibson, umukinnyi wa filimi akaba n'umuyobozi wa sinema wamenyekanye cyane ku isi kubera filimi ye The Passion of the Christ, ikaba ari imwe mu zikomeye zigeze zikorwa ku isi zivuga ku bubabare n'urupfu rwa Yesu Kristo. Mel Gibson yavuze ko rimwe yigeze guhura na Antikristo, kandi avuga ko icyo gihe ubuzima bwe bw'umwuga bwarasenyutse. Ese koko uwo mukinnyi yahuye n'uriya muntu Bibiliya ivuga ko azategeka isi yose mu gihe cy'amakuba akomeye cyangwa se Great Tribulation? Guma hafi kugeza ku musozo kuko ngiye kukubwira uko byagenze, uko Mel Gibson yahuye n'izo mbaraga mbi n'uko ubuzima bwe bwahindutse nyuma yaho. Hanyuma turavuga n'ibindi bitekerezo ku kuba uwo muntu koko yaba ari Antikristo. Nge ndimugira abanga ati, niba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro, ibuka gukora subscribe kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Mel Gibson yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze mu mpera z'imyaka y'1970 amenyekana ku rwego mpuzamahanga abikesha filimi Mad Max. Yari afite ingengo y'imari nto, ariko ikaza gufata isi yose nk'umurabyo, ituma uyu musore avamo icyamamare cyihuse mu ruhando rwa sinema. Uhereye icyo gihe Mel Gibson yabaye umwe mu bakinnyi ba filimi bifuzwaga cyane n'abatunganya sinema cyangwa se producers ndetse n'abayobora amafilimi directors bo muri Amerika. Yakomeje gukorana n'ibindi byamamare bikomeye by'icyo gihe, maze izina rye rigenda rirushaho gukomera kurushaho. Mu mwaka wa 1987 indi filimi yamuhejeje ikuzo yarasohotse, Lethal Weapon. Ninde utayizi? Iyo filimi yatumye izina rya Mel Gibson rirushaho gucengera imitima y'abantu ku isi hose. Yagize uruhare muri filimi nyinshi zakunzwe ndetse atanga n'ijwi rye mu mafilimi y'amashusho nka Pocahontas ya Disney n'izindi nyinshi zakoze amateka. Ariko kandi isonga y'umwuga we ntiyari yagera. Mu mwaka wa 1996 Mel Gibson yegukanye ibihembo bya Oscar bibiri, icya Best Actor umukinnyi mwiza n'icya Best Director umuyobozi mwiza wa filimi, abikesha filimi Braveheart ivuga inkuru y'urugamba rwo kwigobotora ubukoloni bw'Abongereza muri Ecosse mu kinyejana cya 13. Muri iyo filimi Mel Gibson yakinnye nka William Wallace, umugabo wakomeje kurwana intambara y'ubwigenge nyuma y'uko umugore we yicwa urubozo n'ingabo z'Abongereza. Icyo gihe Hollywood n'isi yose byari biteze ko Mel Gibson agiye kuba umwe mu bantu bazahora bibuka mu mateka ya sinema nka Steven Spielberg, ariko siko byagenze. Vuba aha nyuma y'ibi bihe byiza, izina rya Mel Gibson ryatangiye kwivanga n'ibibazo n'ibitutsi bivugwa mu binyamakuru, gukoresha inzoga birengeje urugero, uburakari butagenzurwa n'ibindi bitandukanye. Igitangaje nuko nubwo ibyo bitangazamakuru by'ibihuha n'amagosipu byakomeje kumuvugaho byinshi, mu biganiro bye n'itangazamakuru yasaga naho atari ubwe, yasaga n'umunyamahoro witonda, usetsa kandi wubaha.
nta na rimwe yari yarafashwe arwana cyangwa se by'umuntu. Ariko nubwo byari bimeze bityo, ibyo bise skandali byakomeje kwiyongera uko bwije nuko bukeye. Mel Gibson yaje gufatwa n'inzego z'umutekano azira gutwara imodoka yasinze, drunk driving. Hanyuma akurikizwaho ibirego byo kuvuga amagambo yuzuyemo ivangura ku basanzwe ari abirabura, ndetse bivugwa ko yigeze no gushyira mu kaga umugore babanaga amutera ubwoba. Ibi byose byatangiye gutuma abantu bamwanga, umubare w'abatamushyigikira uriyongera cyane, ku buryo amasosiyete atunganya amafilimi atongeye kumutumira ngo akinemo. Ariko ikintu giteye urujijo nuko abandi bakinnyi ba filimi bo muri Hollywood bashinjwaga ibyaha bikomeye kurushaho, ariko ntihagire igikorwa. Ntibafatwaga nk'uko Mel Gibson yari yarafashwe muri ibyo bihe. Icyo gihe izina rya Mel Gibson ryatangiye kuzimangatana buhoro buhoro. Yigeze kugaragara mu yandi mafilimi mato, ariko ayo mafilimi ntiyamamajwe cyane, ndetse n'amazu ya sinema ntiyayerekanye ku rwego rwo hejuru nk'uko byari byarahoze mbere. Abantu ntibagaragazaga inyota yo kongera kumureba nk'uko byahoze. Ku bantu benshi, Mel Gibson yabaye umuntu usinda, utagira gahunda, utandukana n'abantu nabi, n'umuntu uzenguruka asebya abandi, by'umwihariko n'abafite inkomoko zitandukanye. Ku bw'ibyo byose ntiyigeze asubizwa amahirwe yo kwisobanura ngo avuge uruhande rwe, cyangwa ngo agerageze gusubirana isura ye nziza. Abaturage n'itangazamakuru bamukatiye urubanza adafite uburenganzira bwo kwisobanura. Ushobora kwibaza uti, ariko se koko Mel Gibson yageze aho ibintu bihinduka bityo gusa? Ni iki cyihishe inyuma yo kugwa kwe gutunguranye? Ese ni ibintu byamubayeho ku buryo busanzwe, cyangwa hari ikintu gikomeye yagiye ahishura gikangura uburakari bw'abafite imbaraga zikomeye muri Hollywood? Ibyo nibyo bidutera gutangira gutekereza ku gice gikomeye cy'inkuru yacu. Mu mwaka w'1998, Mel Gibson yatanze ikiganiro kuri televiziyo yo muri Amerika kigatuma itangazamakuru n'uruganda rwa sinema bimugirira nabi cyane. Muri icyo kiganiro, Mel Gibson yasobanuye uko ubuzima bwo muri Hollywood buteye. Yagize ati, abantu bajya mu birori bidasanzwe, inshuti mukorana nazo zikajya kurya mu tubari tw'ibanga. Muri icyo kiganiro, Mel Gibson yavuze ku kintu gikomeye yahuye nacyo ubwo yari ari mu nama n'umukinnyi w'icyamamare Christopher Walken, umuntu wamamaye muri filimi nka Sleepy Hollow, Click na Catch Me If You Can. Ibyo Mel Gibson yahagiriye nk'uko abyivugira byari ibintu biteye ubwoba, ku buryo yumvise asa n'uhanganye n'umudayimoni mu buryo bw'umwuka. Yagize ati, aha ni ahantu h'agatangaza, nubwo waba uri umuntu ukomeye ute, iyo ugeze hano cyangwa se hano muri Hollywood ufite n'ukwemera gukomeye, ibintu bihinduka wumva urameneka. Niko yavuze. Umwuka uhari urawucengera. Umuntu twavuganaga yarambwiye ngo abagore muri filimi baba bambaye ubusa cyangwa bapfuye, ariko byose byombi bikarushaho kugaragara neza. Mel Gibson avuga ko Christopher Walken yaje kumusanga ku gisenge cy'inyubako i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naramubwiye nti, shaka kukuganiriza. Yarambwiye ngo ni sawa. Yahingutse yambaye umukara. Yanyuze mu bantu batari bake asa n'uguruka nk'uko tubibona mu mafilimi y'ibisimba cyangwa se amavampire, vampires, aho badatambuka ahubwo baguruka buhoro. Byari ibintu biteye ubwoba. Mel Gibson avuga ko ubwo yari ari mu kiganiro n'uwo mukinnyi, yumvise umwuka mubi cyane wuzuye ubukonje n'umwijima. Avuga ko iby'uwo mugabo yavugaga byari ibya gipfapfa, bidafite ishingiro, ndetse birimo n'ubugome buhanitse. Yakomeje agira ati, navuganye nawe iminota mike cyane, ariko igihe cyose cyabaye nk'aho ari isaha yose twamaranye. Numvaga ibintu bikurura umutima by'aho hantu, birimo ikintu cy'ubugome bw'umwijima, uburyarya n'imbaraga zitagaragara ziteye ubwoba. Ibyo yankoreye no mu buryo yavugagamo, nabibonagamo ko atari umuntu usanzwe. Mel Gibson avuga ko atari we wenyine wabonye ibintu bimeze bityo muri Hollywood. Yongeyeho ko iyo umaze kugera aho hantu ukamenya ibibera inyuma y'amarangi y'uburanga, amafaranga n'ibyamamare, uhita umenya ko hari izindi mbaraga mbi ziyoboye urwo ruganda. Nyuma y'icyo kiganiro cyari kirimo ibyo byemezo biremereye ndetse n'iyo nkuru iteye ubwoba ku buzima bwe, Mel Gibson yahise ahinduka umuntu wibasiwe cyane n'itangazamakuru. Ibinyamakuru, televiziyo n'abakora mu rwego rwa filimi batangije ibitero bikomeye byo kumwandagaza. Hari n'abatangaje ko Mel Gibson yataye umutwe, abandi bavuga ko afite ibibazo byo mu mutwe cyangwa se ko asigaye afite imyemerere y'amadini ikabije. Bamwe mu bantu bari basanzwe bakorana nawe batangiye kumwigarika. Amasezerano ya filimi yaramucitse, ndetse n'inshuti zimwe na zimwe zo muri sinema zatangiye kumwikoma. Bavuga ko atakiri umuntu wizerwa cyangwa uhagararira indangagaciro za Hollywood. Ariko we yakomeje kwihagararaho, avuga ko atazahindura ibyo yizeye nubwo yarebwa nabi cyangwa agafatwa nk'umusazi. Yakomeje agira ati, iyo umaze kubona ukuri ntushobora kongera kubaho nk'utarabubonye. Nta kiguzi na kimwe kizatuma nemera kongera kujya mu mwijima, nubwo bambujije byinshi. Simbasabye imbabazi, nzi ibyo nemera kandi nzi aho mpagaze. Mel Gibson yakomeje kuvuga ko hari itsinda rito ry'abantu muri Hollywood, ariko rifite imbaraga nyinshi, rikoresha ibikorwa bihambaye n'amahame y'Imana. Avuga ko bamwe muri bo bagerageje kumushora mu bikorwa by'ubusambanyi, gutamba amaraso, ndetse no kurya ruswa y'amahitamo, ariko akabyanga.
aho niho avuga ko batangiye kumugirira nabi bagerageza kumuca intege, kumusebya no kumuhindura ishusho y'amaso y'isi. Mel Gibson avuga ko igituma Hollywood ifite imbaraga zitangaje kandi igakomeza kugirirwa icyizere n'abantu ari uko yihishe inyuma y'ijwi ryo kwidagadura no gusetsa abantu, nyamara imbere yayo harimo ubukoroni bw'icyaha, ubusambanyi, ibikorwa by'iyicarubozo ndetse no gushaka gukuraho indangagaciro z'Imana. Mu magambo ye bwite yagize ati, Hollywood si ahantu h'urukundo cyangwa impano gusa, ahubwo ni ikigo cy'imbaraga z'umwijima. Iyo winjiye muri aya marembo uba winjiye mu ntambara hagati y'icyiza n'ikibi, aho uwanga kugendera ku mategeko yabo afatwa nk'umwanzi ukomeye. Mu gihe abantu benshi batekerezaga ko Mel Gibson ashobora kuba yaratakaje ubwenge cyangwa ari kuvuga ibintu bidafite ishingiro, hari abandi batangaga ubuhamya buhuje n'ubwe. Hari abahoze ari abakinnyi, abatunganya amajwi n'amashusho ndetse n'abahoze ari abakozi bo hasi bavuga ko babonye ibintu biteye ubwoba imbere mu ruganda rwa sinema, ariko bakanga kubivuga kubera ubwoba bwo kwirukanwa cyangwa kwicwa. Nyuma yo gukora filimi The Passion of the Christ mu mwaka wa 2004, Mel Gibson avuga ko ibyo yanyuzemo byamukomeje mu kwemera kwe. Iyo filimi ivuga ku bubabare n'urupfu rwa Yesu Kristo. Yamaze imyaka myinshi ariyo ya mbere kurebwa ku isi mu bijyanye na sinema y'iyobokamana. Nubwo yinjije miliyari z'amadolari, bamwe muri ba nyiri ibitangazamakuru byo muri Amerika bagerageje kuyitesha agaciro bavuga ko ari propaganda y'idini cyangwa urwango ku bantu runaka. Ariko ku bwa Mel Gibson iyo filimi niyo yahishuye neza aho umutima uri. Yagize ati, iyo abantu batangiye guhangayikishwa nuko ushima Yesu Kristo, uba umenye neza ko hari ikitagenda neza muri uwo muryango wabo. Iyo uvuga izina rya Yesu bagatangira kwikanga, ni ikimenyetso ko hari umwuka utari uw'Imana ubuhahembera. Mel Gibson arangiza avuga ko nubwo yahungabanye, yateshejwe agaciro ndetse akanabuzwa gukomeza gukorera muri Hollywood, atazigera yicuza kubera ukuri yahamije. Yongeyeho ko azakomeza kuvuga ibyazi nubwo yaba ari wenyine, kuko kuri we gukorera Imana bifite agaciro kuruta ibyamamare byose byo mu isi. Mel Gibson asoza avuga ko ibintu byose byamubayeho byari nk'igiciro yagombaga kwishyura kugira ngo akomeze gukorera Imana aho gukorera isi. Avuga ko yahisemo kwitandukanya n'amasezerano ya shampiyona ya sinema, amafaranga y'ikirenga n'icyubahiro cy'abari n'abategarugori kugira ngo atambutse ukuri kwe k'umuntu wemera Imana kandi wanga gukorera imbaraga z'umwijima. Uyu mukinnyi wa filimi n'umuyobozi wigeze kuba umwami w'icyubahiro muri Hollywood, ubu abayeho mu buzima butuje, akora ku giti cye yirinda cyane itangazamakuru ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ibyo muri Hollywood. Ariko mu biganiro bye bike agira, ahora yibutsa abantu ko hari ibintu byinshi bibera muri Hollywood bitamenyekana, ndetse ko hari n'ubuhamya bwinshi buhagije bushobora kugaragaza ko hari imbaraga z'umwijima zikoreramo. Yagize ati, abantu batekereza ko byose ari iby'ikinamico, ariko iyo uvuye muri ibyo byose ukabaho nk'umuntu usanzwe, nibwo ubona ukuntu ibintu bibi byeruye bikorerwa mu izina rya sinema. Muri Hollywood hari abantu batazi ko bari mu ntambaro y'umwuka, kandi ntabwo bazabimenya kugeza igihe bibaye. Uyu munsi Mel Gibson asigaye avuga ubutumwa butandukanye nubwo yigeze gutambutsa mu mwaka wa 1990 na mbere. Aho kuba umuntu ushishikajwe n'icyubahiro, yatangiye kuba umuntu usaba abantu kwihana no gusubira ku Mana, cyane cyane abari mu ruganda rw'imyidagaduro. Hari abamushinja gukabya no gushaka kumenyekana mu bundi buryo, ariko abandi benshi babona ari umuntu wakangutse mu buryo bw'umwuka, wamenye ukuri agahitamo kubutangaza nubwo bwamuteye gukurwa mu myanya y'icyubahiro no gusuzugurwa bikomeye. Mu gihe isi yihutira gushyigikira ibyaha no gucecekesha abavuga ukuri, abantu nka Mel Gibson baba urugero rwerekana ko no hagati mu mwijima hari abakira abanyamurava ku Mana. Waba wemera ibyo cyangwa utabishira amakenga, ubutumwa bwe burasaba buri wese kwibaza ibibazo by'ingenzi. Ninde utuyobora? Mu byo dukora byose tuba turimo kurwanira iki? Ese dukorera nde? Ubuhamya bwa Mel Gibson ntibwakiriwe kimwe n'abantu bose. Bamwe babufashe nk'ukuri gushyirwa ahabona nyuma y'imyaka myinshi y'ibanga, abandi babufata nk'amagambo avugwa n'umuntu wasenywe n'ibibazo by'ubuzima bwe bwite. Ariko icyo tudashobora kwirengagiza nuko ibyo avuga bihura n'ukuri kwagiye kugaragara mu muryango mugari, harimo ihohoterwa ry'abana, amashusho y'urukozasoni agira ingaruka ku rubyiruko, ndetse n'uburyo benshi bahinduka ibikoresho by'amafaranga no gushimisha abantu aho kuba mu kuri. Mu ijambo ry'Imana, cyane cyane mu rwandiko rwa 2 Abatesalonike mu gice cya 2 ku murongo wa 3 kugeza ku wa 4, havugwa antikristo nk'umuntu uzazamuka agasimbura Imana, akigaragaza nkayo, agacengera isi yose. Ibimenyetso by'ibihe turimo birerekana ko imbaraga z'umwijima ziri mu bikorwa byinshi tubona nk'ibisanzwe, kandi rimwe na rimwe bikaba byihishe mu byo twita ubuhanzi, ubwamamare cyangwa iterambere. Bityo nk'abantu bifuza kubaho mu kuri no kurwanya ikibi, tugomba kwitwararika tukamenya icyo tureba, ibyo twumva n'abantu dukurikira. Si ibyiza byose bireba nk'ibyiza, kandi si buri cyamamare cyose cyagombye kuba icyitegererezo. Twese hamwe dukwiye gufata iya mbere mu gusenga, gusoma ijambo ry'Imana no gusaba ubwenge bwo gutandukanya icyiza n'ikibi, kuko hari byinshi nyuma y'amatwara y'isi y'iki gihe. Kandi nk'uko Mel Gibson yabivuze,
hari ubwo umuntu ahura n'ikintu kidasanzwe kigahindura ubuzima bwe iteka ryose. Ngende mugira banga ati mukomeze mudushyigikire mukora subscribe kugira ngo dukomeze twaguke tube umuryango mugari kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Kandi niba ukunze ibiganiro byacu ibuka kubisangiza n'abandi maze durusheho kugenda dusobanukirwa n'ibiteye amayobera muri iyi si dutuye. Ndabashimiye.